wigeze kurota inzozi zidasanzwe ku buryo wabyutse wibaza utese ibi byari ibiki, byasobanuraga iki? Inzozi zishobora kuba amayobera akomeye cyane, zishimishije, zisetsa cyangwa se nyine zigatera ubwoba bukomeye, ariko gusobanukirwa neza icyo zisobanura akenshi bigora abantu benshi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Mu gace kacyo tubagezaho buri wa mbere tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu cyangwa se personal growth. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakwisobanurira inzozi zawe warose. Abahanga mu by'imitekerereze psychologist bagaragaza ibitekerezo bitandukanye kuko inzozi zisobanura. Nibyo turi buze kurebera hamwe byose. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychiatrist kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro byoroshye bakusanyirije kandi ugiye kukibagezaho. Ndi Muhire Psychologist. Ikaze. Kuva kera abantu bagiye bagerageza gusobanura inzozi, uhereye kuri Sigmund Freud bavugaga ko zigaragaza ibyifuzo byihishe mu muntu, kugeza ku bahanga b'iki gihe bagerageza kuzisobanura hifashishijwe siyanse. Nubwo hari ibitekerezo byinshi, kugeza ubu nta muntu urasobanukirwa neza impamvu nyamukuru ituma turara turota inzozi cyangwa se nyine icyo zisobanuye mu buryo bwuzuye. Nyamara abahanga mu by'imitekerereze bakoze ibitekerezo cyangwa se theories zigiye zitandukanye bagerageza gusobanura inzozi. Muri byo rero harimo 5 by'ingenzi byamenyekanye cyane. Igitekerezo cya mbere ni igitekerezo cya Sigmund Freud kigaragaza inzozi nk'inzira igana mu bwenge bwahishwe cyangwa se buhishwe, unconscious mind. Mu gitabo cye The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud yavuze ko inzozi zifitanye isano no gusohoza ibyifuzo byihishe mu muntu. Inzozi ni ibyifuzo byacu niko abibona. Sigmund Freud yizeraga ko ibyo tubona mu nzozi cyangwa se manifest content biba bihishe ibisobanuro byimbitse, aribyo yitaga latent content. Ibi byo ari byo byifuzo byacu tutemera cyangwa se nyine tutazi mu buzima busanzwe. Muri make, inzozi zerekana ibyo umutima wacu wifuza ariko ubwenge bwacu bukabihisha, bivuze mu magambo y'Ikinyarwanda. Dream walk ni uburyo inzozi zikorwa cyangwa se zitunganywa ukurikije Freud. Sigmund Freud yasobanuye neza inzira enye zituma inzozi zikorwa. Hari icyo yise condensation, guhina amakuru. Ibitekerezo byinshi bihurizwa hamwe mu ishusho imwe. Displacement, guhinduranya. Yagaragaje ko iby'ingenzi bihindurirwa isura, bigahishwa mu bintu bidafite agaciro kanini. Hari n'icyo yise symbolization, ibimenyetso. Ahangaha inzozi zikoresha ibimenyetso bihagarariye ibyifuzo byihishe. Hanyuma hari n'icyo yise secondary revision cyangwa se gutunganya bwa nyuma. Aha inzozi zongerwamo uburyo zituma zisobanuka nubwo zaba zidasanzwe. Igitekerezo cya kabiri gisobanura inzozi ni igitekerezo cya Carl Jung, aho avuga ku nzozi, archetypes ndetse n'ubwenge rusange, collective and conscious. Uyu Carl Jung yemeye ko bimwe bya Freud ari byo. Carl Jung yizeraga ko inzozi zigaragaza ubwenge bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ubwenge rusange abantu bose bahuriyeho, kandi zigafasha kuringaniza ibice byo ku manywa bititaweho. Carl Jung yagaragaje ibyo yise archetypes zigera kuri 4. Yagaragaje ibishushanyo rusange bikunze kugaragara mu nzozi. Hari icyo yise animus, shadow cyangwa se igicucucucu cy'umuntu, ndetse na persona cyangwa se nyine isura umuntu yerekana mu bandi. Ibi byose ni ibice by'imitekerereze umuntu ashobora kuba ahisha cyangwa se nyine atamenya ko abifite nyine.
Jung yizeraga ko gusobanura inzozi bisaba kumenya cyane ubuzima bw'uwarose, kubera ko yagaragazaga ko inzozi ari izihariye kuri buri muntu. Igitekerezo cya gatatu ni igitekerezo cya Hall. Agaragaza inzozi nk'igikorwa cy'ubwenge, cognitive process. Galvin Halls yakoze ubushakashatsi ku nyandiko z'inzozi ibihumbi birenga by'abantu, agaragaza ko inzozi zifite imirongo ndetse n'insanganyamatsiko ihoraho. Yagaragaje ko inzozi zijyanye n'ubuzima bwo ku manywa bitandukanye n'ibitekerezo byabanje bya Sigmund Freud ndetse na Carl Jung. Calvin Hall yavuze ko inzozi ari uburyo ubwenge butunganya ibitekerezo, amarangamutima ndetse n'ibikorwa byacu bya buri munsi. Kugira ngo usobanure neza inzozi ugomba kureba ibi bikurikira kuri Galvin. Ukurikije Calvin Hall, ureba ibyo uwarose yakoze mu nzozi, abantu ndetse n'ibintu byagaragayemo, imibanire hagati ye n'abandi, aho inzozi zabereye ndetse n'uko zarangiye. Intego si ugusobanura inzozi ubwazo, ahubwo ni ugusobanukirwa neza umuntu warose. Uwo ni Calvin Hall. Igitekerezo cya kane kidufasha gusobanukirwa inzozi ni igitekerezo cya Domhoff. Inzozi nk'ishusho y'ubuzima busanzwe. William Domhoff yasanze inzozi zerekana cyane ibitekerezo, impungenge ndetse n'ibyifuzo by'umuntu byo ku manywa. Avuga ko inzozi zituruka mu mikorere y'ubwonko ndetse n'uburyo dutunganya amakuru, aho ubwenge bukoresha icyo yise schema cyangwa se imirongo y'imitekerereze yacu isanzwe. Igitekerezo cya gatanu gisobanura inzozi ni igishingiye ku gitekerezo cya Hobson. Inzozi nk'ingaruka z'imikorere y'ubwonko. Hobson ndetse na Maclay bagaragaje ko inzozi ari uburyo ubwonko bugerageza gusobanura ibikorwa by'uturemangingo dutwara amakuru, neurons, byizana mu gihe dusinziriye. Iyi teori ivuga ko inzozi zidafite ibisobanuro byimbitse byihariye, ahubwo ari inkuru ubwonko bwihimbira bugerageza guhuza amakuru atunguranye. Reka turebere hamwe uburyo bwo gukwirakwiza ubumenyi bwo gusobanura inzozi uko byakwirakwiriye. Guhera mu myaka y'1970, gusobanura inzozi byarushijeho gukundwa cyane. Ibitabo, imfashanyigisho ndetse n'inyandiko zitandukanye byagiye bisohoka cyane, bifasha abantu gusobanura ndetse no gusobanukirwa inzozi zabo. Dore uko imyumvire cyangwa se bias ihindura uko dusobanura inzozi. Muri make, imyumvire tuba dufite nayo ishobora kugira uruhare mu buryo inzozi zacu ziba ziteye cyangwa se zishobora no kujya mu bikorwa. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu basobanura inzozi zabo bashingiye ku myumvire bari basanganywe. Abantu bakunda gufata inzozi mbi nk'ingenzi cyane iyo zirimo abantu batishimiye, ariko inzozi nziza bakazifata nk'ukuri iyo zirimo inshuti cyangwa se nyine abo bakunda. Ibi ngibi bigaragaza ko icyo bita confirmation bias cyangwa se self-serving bias bigira uruhare rukomeye cyane mu gusobanura inzozi. Iyo umuntu afashe inzozi ze nk'ukuri kudakuka, zishobora no kumugiraho ingaruka mu buzima busanzwe. Ibi ni ibizwi nka self-fulfillment prophecy, ibyo abenshi twita gukabya inzozi. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, nubwo inzozi zishobora kuba zifite cyangwa se nyine zidafite ibisobanuro byimbitse, nta gushidikanya ko gusobanura inzozi bikomeje kuba ingingo ikundwa na benshi ndetse na bose. N'ikimenyimenyi muraza kunyandikira mumbwira ngo dusobanurire izi nzozi, mubikore ndaza kubibafashamo, cyane cyane mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no mu kwimenya. Inzozi ziracyafite uruhare rukomeye cyane kuri izi ngingo zombi. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Niba wagikunze ukore like, ukore subscribe kugira ngo ujye mu muryango mugari w'ubumenyi bushingiye ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Udufashe kandi gusangiza abandi, ndetse yewe niba ushaka kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Naho utambuka ikindi kiganiro, njye nari Muhire Psychologist. Ciao ciao.